Reka nongere mbahe ikaze, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu chorochim lilohot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba igiti cy'ubugingo twamye tubwirwa muri Bibiliya imyaka n'imyaka. Ese iyo giti cy'ubugingo kivugwa muri Bibiliya ni ikihe? Reka tuze tukirebe. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo na Muhirwa, Imana yacu twese. Nkuko mbikubwiye, tugiye kureba igiti cy'ubugingo twamye tubwirwa kera. Icyo giti ni ikihe? Wibuke ko Imana yavuze ngo muri iyo minsi ubwenge buzagwira kandi nta gihishe na kimwe kitazagaragara. Mbere yo kwinjiramo rero, reka maze nkubwire nti kandaho like n'ubuntu kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi bakanguke, kuko ukuri kubohora imbohe kandi numenye ukuri niko kuzakubatura. Twinjiremo rero. Igiti cy'ubugingo igiti cy'ubugingo kikaba gifite amashami 11, ariko wabara amashami 10 kuko tubara duhereye kuri 0. Hano hari ubwenge burenze urugero aribwo twita keter. Keter ni ikamba ry'ubwenge burenze urugero, kuko nta muntu hano ku isi numva ufite ubwenge burenze urugero bene aka kageni. Igiti cy'ubugingo rero tugiye kureba gite gifite amashami 11, ariko tubari 10 kubera ko ishami rya mbere ni ubwenge burenze urugero, ubwenge buhebuje utapfa kubona umuntu wari wese. Ni ikamba keter. Ni ishami rya mbere keter rifite ubwenge burenze urugero. Ubwenge burenze urugero, nta muntu n'umwe wabonana ubwenge burenze urugero hano ku isi, nta muntu n'umwe wabonana. Ariko hejuru y'ubwenge burenze urugero hari iki? Hari Imana. Nkuko tubizi Imana kuko iri hejuru ya byose, kuko irema yari hejuru y'ibiremwa yaremye, ntago yari kumwe n'ibiremwa, yari hanze yabyo. Hano hejuru yabyo rero y'ubwenge burenze hari Imana. Imana iri hejuru ya byose, Imana ishyirwa hejuru cyane. Tukinjira muri aya mashami, reka tuyasengure turebe ishami rya mbere ariryo Homa, inyurabwenge. Hano iburyo ishami rya mbere Homa, inyurabwenge, ariyo irema igitekerezo. Iyi ni inyurabwenge. Inyurabwenge yacu rero irema igitekerezo. Igitekerezo kiva mu nyurabwenge. Nkuko nabikubwiye, hejuru y'ubwenge buhebuje haba ugushaka kwifuza. Iyo wifuje, ibyo wifuje byose biri hejuru y'inyurabwenge, kuko kugira ngo ugire inyurabwenge yo kwifuza, wamaze kwifuza, ni ukuvuga inyurabwenge iza nyuma yo kwifuza. Kwifuza biza mbere ya byose. Hano rero kabiri bina, kumva, imyumvire isora cya gitekerezo. Iyi ni imyumvire isora cya gitekerezo. Imyumvire isohora igitekerezo. Watekereje, hakaza ya myumvire yawe isora igitekerezo. Gatatu the art ni nk'ubwenge. Hano igitekerezo kiba kizwi. Igitekerezo kirazwi, ni ukuvuga ngo uragifite, cyaremwe, uragisohoye, kirazwi. Igitekerezo kirazwi. Kane, hano gukunda igitekerezo cyawe. Igitekerezo cyawe ni ukuvuga ngo wamaze kugikunda. So gukunda igitekerezo. Hano ni hahandi ubona n'uwaguha iki, ntabwo ushobora kureka ibyo watekereje. Gukunda igitekerezo, wamaze kukishyiramo, wabyimariyemo, icyo gitekerezo cyawe ntabwo kikuvamo. Kwaho niba kubwira ngo reka umuntu bigende gute, ukanga ukanangira. Gatanu, hano gufata umwanzuro wo kuvuga oya. Hano ni hahandi rero uhita ufata umwanzuro. Gufata umwanzuro ndakuka hamwe uvuga ati oya ndanze, ukavuga za oya ndanze.
ukanga kuva ku izima ukavuga ati oya, ibyo natekereje nibyo byo, oya, kutava ku izima. Turebe gatandatu tiferet niyo ibibaransinga noneho kugira ngo bihure. Gatandatu tiferet itanga nk'ubusabane, ivuga iti nko gushyira mu gaciro, gushyira mu gaciro, gushyira mu gaciro, ukavuga ati nyamara ibi bintu uko bimeze nabitekereje, igitekerezo nagikunze, ariko ese wabigenza gute, byagenda gute kugira ngo bimere neza. Karindwi hano ni tsaha, intsinzi. Karindwi hano kwiyemeza gutsinda ibigeragezo, ni ukwiyemeza gutsinda ibigeragezo. Ibigeragezo byose ukiyemeza kubitsinda uko byaba bimeze kose, ukavuga uti ntabwo mva kwizima, ndabitsinda byanga bikunda. Ishami rya munani hano rero hold, ishami rya munani hano ni umusaruro wo kudacika intege. Umusaruro wo kudacika intege. Umusaruro wo kudacika intege, ukavuga uti ntabwo ncika intege, ndiyemeje, ndakomera ku byo niyemeje. Icyenda yesod hano icyenda ni ikigeragezo kibanziriza intsinzi. Ikigeragezo cya nyuma kibanziriza intsinzi. Ikigeragezo cya nyuma kibanziriza intsinzi. Iki ni ikigeragezo cya nyuma kibanziriza intsinzi. Ishami rya nyuma ariryo malchut. Ishami ni ibishoboka bigaragarira amaso. Ibishoboka bigaragarira amaso ariryo ya shami. Ibishoboka bigaragarira amaso. Ibishoboka bigaragarira amaso, ibyo umuntu wese abona ariko atabanje kuvuga ati deba inzira zose wanyuzemo. Hari bwa bwenge burenze urugero, tuzi ko nta muntu wese ugira. Hakaza inyurabwenge ariyo irema cya gitekerezo kumwe utekereza. Hakaza imyumvire isora cya gitekerezo. Kabiri. Gatatu, igitekerezo kiba kizwi. Kane, gukunda igitekerezo ukakinambaho ukavuga uti ibintu nahisemo nibyo ndi bukore. Gatanu, gufata umwanzuro wo kuvuga uti hoya cyangwa se yego. Gatandatu, gushyira mu gaciro ukabalansa ukavuga uti hahandi uvuga uti ya mitima ibiri ugashyira mu gaciro ukareba uko bimeze. Karindwi, kwiyemeza gutsinda ibigeragezo byose uko byaba bimeze. Umunani, ukagira umusaruro wo kudacika intege, ugatangira kuvuga uti niba nacitse intege nuwe musaruro mvanyemo. Icyenda, nibwo haza cya kigeragezo cya nyuma kibanziriza intsinzi. Abantu benshi rero bakunda kurekura iyo bagiye kugera ku ntsinzi kuri bya bindi bigaragarira amaso bitaragaragara. Iki rero akaba ari igiti cy'ubugingo. Tukagenda dutangira kwinjira mu ubwiru bw'ijuru, ijambo ry'Imana uko twarihishwe. Ibyo twahishwe byose Imana yavuze ngo tuzagenda tubyinjira mu byanze bikunze. Rero ko tutagiye kubyinjiramo rero, hasigaye tuzagenda tuzana n'ibindi bishya. Iki akaba ari igiti cy'ubugingo wagiye wumva bavuga imyaka n'imyaka. Tuzakusubira utaha rero tuganire nanone, turebe uko ibintu byagiye bigenda kera, ibyo baduhishe byose, noneho tubizane ukuri kubature imbohe nk'uko mara bikubwira iteka. Kanda ureke none kugira ngo ukuri kugera ku bantu benshi cyane. Kandi nawe twabanye nawe ukomeje kwiyandikisha, ndabashimiye. Nawe utarandikisha subscribe kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, ukuri kubohore imbohe.
Mbashimye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todaba, tov meyo.